kuri kamera twabonye ayifata ku ngufu n'amashusho aracyari hariya, ariko inka bwacye mu gitondo dusanga inka yapfuye n'uwayirongoye yapfuye ariko tukibaza ati ni gute umuntu yarongoye inka igapfa n'uwayirongoye agapfa? Ibyo ni ibiki nyine? Ibyo ushaka kudusobanurira? Iyi nka yayirongoye ihita ipfa nawe arapfa. Ariko izi nka bari kureba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda izi nashyizeho, hano ubundi mufite inka zingahe, mugira inka zingahe? Ahantu rero dufite inka zigera nko muri 50. Ufite wenda akaba yishwe n'umwe mu bashumba banyu, mwe mukabeshya ngo yasambanyije inka irapfa, yenda niyo nka mukaba ari mwe mwayici. Oya, twebwe no kuvuga ati ibi biraro byose ubona hano ahangaha bizengurukijwe na kamera. Wibeshye ugakorera ikosa hariya, ya hano yagufotora. Ladies and gentlemen, nongeye kubasuhuza abantu mwakoze subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda. Ngewe muri kubona kwize kamera za Kidasamura TV Rwanda, nanjye nitwa Kidasamura, ni ngewe ubakorera amakuru agezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu duherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga, aho twagiye gufata inkuru. Gusa twazanye content nshyashya, twazanye content ya Karaha Butaka. Nimvuga Karaha Butaka mumenye ngo ni content nziza cyane. Iyi content icyambere nicyo kuzajya tuvugisha abaturage, tukareba nimba abaturage bakigira urukundo n'umutima wo gufasha. Icya kabiri, umuturage uzajya usubiza ibibazo neza nkuko twabimubwiye, tuzajya tumuhemba amafaranga ari hejuru y'5,000 kuzamuka. Uzajya ubyica nta kintu tuzajya tumuha. Gusa aka kanya ko guhumbya, hano hirya hagaragaye inkuru itari nziza ngo umugabo afashe inka ku ngufu hano hirya gatonya. Iyi nkuru reka ngende nyifate nyibahereze kugira ngo ntangire iyi content. Banyarwandakazi, nugenda utakoze subscribe kuri YouTube channel, kurikirana ino video paka irangiye, kubera ko ubu ngubu tugiye kubagezaho amakuru y'umugabo ufashe inka ku ngufu akahita apfa. Vuze ngo ladies and gentlemen, guma kuri kamera tugeraneyo mbereke ibi byaha bibaye kandi aya mahano abaye cyane. Ndetse mereza konake bro. Ariko nkawe nka kamera kumva ninzajye mvuga ngo mereza kona kijumereza kona cyurumva ibintu hari byakomeye, sibyo? Noneho sasa twagiye kurikirana ino video paka irangiye, bivuze ngo ubu ngubu tayari tugiye kugenda. Iyi nkuru rero tugiye kuyifatanye. Egereza kamera yino cameraman, nta kibazo. Ariko uriya muntu ufashe inka ku ngufu, ariko ntacyo cameraman turagusaba wegere hino, nta kibazo. Rero banyarwandakazi, iyi nkuru y'umugabo ufashe inka ku ngufu reka ngende nyibagezeho mu buryo burambuye, ndetse mwiyumvire aho igihugu cyacu cyangwa kazi. Nongeye kubashimira. Ariko se ubundi byagenze bite kugira ngo uyu mugabo afate inka ku ngufu? Uyu mugabo ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe. No kuvuga ngo uyu mugabo ejo hashize, ejo mu nkaya masaha nibwo yafashe inka ku ngufu. Ayo mu kwifata yayifashe nta muntu umureba, ariko twebwe kubera ko twageze gutya tugacecinga kuri kamera, twabonye ayifata ku ngufu n'amashusho aracyari hariya, ariko inka bwacye mu gitondo dusanga inka yapfuye n'uwayirongoye yapfuye. Ariko tukibaza ati ni gute umuntu yarongoye inka igapfa n'uwayirongoye agapfa? Ibyo ni ibiki nyine? Ibyo ushaka kudusobanurira? Iyi nka yayirongoye ihita ipfa nawe arapfa. Ariko izi nka bari kureba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda izi nashyizeho, hano ubundi mufite inka zingahe, mugira inka zingahe? Ahantu rero dufite inka zigera nko muri 50. Ufite inka zigera nko kuri 50 pe. Ariko twebwe ikintu ndera nk'ubushize nabwo hari umuti, ariko wagira ngo n'abadayimoni bateye mu bantu. Nk'ubushize hari uwo nawe kwasimbukanye yaraje atangira kuzerera uruhande rw'inka gutya, twari dufite inka yari ihaka, atangira kuzerera uruhande rw'inka, tukatubona ari kugenda yikatakataho gutya, ariko ntitwabyitaho. Ariko se uno mugabo mw'iyi famu yarashinzwe iki, cyangwa mw'iyi famu yakoragamo iki? Uriya mugabo yarashinzwe, urabona hano ku ifamu haba ari abashinzwe kwahira, hari abashinzwe guhereza inka amazi, n'abashinzwe gukama, n'abashinzwe icyo bita gukundura, kuvana ifumbire, gukora isuku mu biraro. Uriya mugabo yarashinzwe kuvana ifumbire mu biraro, gukundura. Yarashinzwe gukura ifumbire mu biraro. Icyo bita gukundura, sinzi ko mwebwe ko mu byita, niko twese tubyita. So twebwe
kubera ko nyine ni inka nyinshi pe. Ahora mu kiraro. Ase bura izi zindi zo ntago ajye zisambanya, izi zindi inka ziri ubona zimeze neza ntago zo ajye zisambanya. Ntago turacecenga neza, ntago turafata neza uko turafata ibipimo neza, ariko n'ubundi nabyo turashaka kugira ngo turebe ko wenda n'izindi atarasanzwe zisambanya. Urumva nimba ya kamera zamubonye ari gusambanya inka, iyo nka yapfuye, ubwo bigaragara ko n'izindi nyine ntawamenya ko n'ubundi n'izindi ko yazisambanyaga. Umuryango wa nyakwigendera wavuze yuko aba bagabo bari kubeshya, ndetse bavuga yuko uyu mugabo atasambanyaga inka kubera ko yari afite umuryango w'abana 3 ndetse n'umugore, ariko mu gitondo yabyutse yapfuye. Bagiye gucekinga kuri kamera imikorere yiwe yari yakoze, basanga yasambanyije inka ku ngufu, n'inka nayo ibyuka yapfuye. Ese ko umuryango wa nyakwigendera urimo uravuga yuko uyu mugabo bamubeshyera, ibyo kamera yafashe n'ibyo umuryango wa nyakwigendera uvuga, urumva ari ahantu bihuriye? Oya, kamera zacu ntago zatubeshye, sibyo? Kamera nitwe twazishyiriyeho, cyangwa yenda akaba yishwe n'umwe mu bashumba banyu, mwe mukabeshya ngo yasambanyije inka irapfa, yenda niyo nka mukaba ari mwe mwayici. Oya, twebwe no kuvuga ati ibi biraro byose ubona hano ahangaha bizengurukijwe na kamera. Wibeshye ugakorera ikosa hariya, ya hano yagufotora, yagufata. Warikorera hariya, yari ikagufata. Kamera zacu rero ziri impande n'impande. Ziri impande n'impande. Ni ziri impande n'impande. Yo kuvuga ngo nabashumba ngo bamwishe, ngo ni iki cyamwishe, ahubwo wenda ashobora kuba yishwe n'indwara runaka, cyangwa iyi nka yamuteye indwara birangira apfuye. Buriya cyangwa ugasanga ya masohoro y'uno mugabo ariyo yishe zino nka. Cyangwa se nka na kuriya abari kurwana n'ayisambanya, ugasanga yamukubise nk'ikintu nk'umugeri, yagira mu rugo akahita apfa. Yagira mu rugo agahita apfa. Ariko ninga gutya natwe hari igihe zitwangiza. Ugasanga gukubita shibuye umugeri gutya ugukubise, ugasanga no kuba amahana aba yakoze akabiceje. Ese ubundi washinzwe iki hano mwino famu? Je mwifamu ndo umuyobozi wayo. Ni wowe ugenzura, ni nawe uhemba n'abakozi? Je nanje uhemba abakozi, ndio yihagarariye. Niwe manager, babyita manager. Managing. Ibi bintu mwabibyiye ubuyobozi? Ibi bintu twahamagaye mudugudu. Mudugudu nawe ahamagara ku kagari, bahamagara ku murenge, ariko mu kandi kanya batubwira ko imodoka tifu umurenge ari mu nzira ari kuza. Niwe dutegereje ubu ngubu tayari. Uyu mugabo warashyingurwa ryari, byagenze bite muri make y'ishyingurwa ryiwe? Uyu mugabo ntago turafata umwanzuro w'igihe ari bushyingurirwe, kuko umubiri we uracyari kwa muganga usuzumwa. Nibaza ko muganga mbega nibo bari buze kuduhereza ibisubizo by'uko umuhango ugomba gukomeza wo kumushyingura nyakwigendera. Murakoze cyane manager w'ino famu. Abantu bahuruje batabaza umunyamakuru, nanjye narinda aho hafi njya gufata ino nkuru y'umugabo wafashe inka ku ngufu, inka igapfa ndetse n'uno mugabo agapfa. Ibi ngibi rero byese bidushyira ku nkuru yacu iri kuvugirwa mu karere ka Nyamagabe, mu murenge wa Tare, mu kagari ka Matyazo, naho abagabo 3 bakurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 10 y'amavuko. Uyu mwana nawe akahita hasiga ubuzima. Rero ikiganiro nakagaruka kuri Kidasamura TV Rwanda, nimba bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe, fungura inzogera. Ni iki wabwira abantu badukurikiranye kuri YouTube channel yacu? Kintu nabwira abantu badukurikiranye kuri YouTube channel ya Kidasamura TV Rwanda, no gutanga inyigisho k'abantu bose bafata gutya akagenda gutya ngo wagiye gusambanya inka. Kuko urasambanya itungo, uba wabuze koko n'indaya wagenda ugahonga amafaranga ukajya kurisambanya, ariko udasambanyije itungo. Usibye no kuba icyaha cyonyine, usibye no kubikosa n'icyaha no kumana kirahanirwa, kuko ntago ibyo bintu n'amahano. Icyo nashishikariza abanyarwanda rero nukuza batangiye amakuru kugiye nk'ahantu bumvishe icyaha ngicyo tukagikumira, tugaca uwo muco hano iwacu mu Rwanda. Uwo muco rwose ntawe dukeneye, tukawuca burundu kazima. Nicyo kintu nibwo butumwa na message hanze.
twari duherereye mu karere ka Gicukiro mu murenge wa Gahanga ahabereye amahano akomeye cyane aho umugabo yafashe inka ku ngufu. Uyu mugabo yarasanzwe akukira inka icyo bita gukundura mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ngayo nguko rero amakuru yacu nuko nguko agenze. Reka amakuru yacu tuyasubikira hano, ikiganiro nakagaruka. Nimbere bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera. Murakoze cyane.